Yego man. Aturi gusaza Afrika ni ya gahunda ya South Africa mwana w'umunyarwanda. Ni iki wabwira abakunzi bawe byibuze bamwe mu bantu bakurikiranye bamwe mu bantu babona ibikorwa runaka ukora ni iki byibuze bawe babwitangira babwira cyangwa basoza? Ndabashimira kubera ko hari feedback baduha bikanadutera imbaraga nyinshi zo gukora kuko urabona tuba dukora tize buri weekend kandi ni n'ikintu cyiza kubona abanyarwanda bari gushyigikira sinema y'iwacu. Nanashishikariza ahubwo abantu bakurikirana sinema bakurikirana filime dusohora dukinamo keep in touch kuko bari kudushyigikira by'agaciro cyane So najya nkwibariza akabazo k'amatsiko gato. So muri bamwe mu bantu bakinye filime byibuze ikomeye navuga mu Rwanda byibuze ifite n'aba views benshi kandi nakurikiranwa cyane. Ese iriya filime byibuze ya Maître Nzovu ndakeka mu buzima busanzwe niyo filime ya mbere wakinye cyangwa hari izindi wakinye? Byatuma nsubira inyuma cyane kuko natangiye kujya muri filime y'ibintu bya action 2012 urumva bimazemo imyaka 8. So filime ya mbere nakinye 2014 yitwaga Deruza kandi yarimo ibintu bya martial art nk'ibi ngibi dukora. Urumva nicyo kintu twibanzemo cyane kugira ngo tugire n'impinduka dushyiraho igihe twabonye amahirwe kandi urabona ko hari n'ikindi kintu turi guhindura muri sinema nyarwanda. Nabonye uri kumwe n'ikipe ishoboye cyane nimwe mu makipe abasha gukombeka abanyarwanda. Umve ngo filime z'abanyarwanda muri action hari ikintu kiri guhindukamo. Ese ni irihe banga mukoresha muri buriya buryo kugira ngo byibuze filime nyarwanda zizemo action? Undi twahoze nazamukanye n'umuntu witwa Tonto yitwa Isa Tonto banamukurikirana akoresha social media Facebook na Instagram na Shitani nayo baramuzi kuko muri iyo filime twakinnye 2014 niho izina Shitani ryavukiye. Banyitaga akazina kitwa Astro Boy. Urumva So Astro Boy. So ese Astro Boy mani ngewe byibuze ndimwe mu bantu biraye boro byakanze kuko ndabonaga imigeri mu guruko ukuntu mukubita avuga atabaje maki ya Mungu. Guys no umwitozo duhozaho kubera ko twebwe wenda so kwikina ariko dutandukanye n'abantu bize ibintu bya martial art kuko dukora martial art mu buryo bwa acting kandi muri sinema rero dutandukanye n'umuntu wize ibintu by'imirwanire. Niyo mpamvu uzajya kubona ibyo dukora hazamo acting hakazamo n'ibyo byo gukora. Harimo n'ikindi kintu cyo guhuza bitewe n'abantu muba mumenyeranye bitewe n'igihangano mugiye kugaragaramo. Nibagiye kubabwira bita Diebo ni petit frère wanjye bandi kumukoresha tize nyine urabona aba yari umurete urimo isambaza iri umurete urimo isambaza nawe urabibona urumva ndi kugira ngo ndebe ko nagabanya arya nirindaza afukamye kuri capati nawe nje gusanga muraze akabazo k'amatsiko. Ese ubundi utambeshye iriya filime ngo ni Maître Nzovu so amaxi yarimo guys urebye ubona ari ibintu biri real ubona ari ibintu biri byo mu buzima busanzwe ura ntago mwicana nta max dashobora kuba kuri tele cyangwa max yabayeho bitewe n'uburyo mbonera filime mukora. Ese ni irihe banga mukoresha cyangwa mwashishikariza bamwe mu bantu byibuze bakurikirana ibikorwa byanyu bijyanye na action mu Rwanda? Ikintu nabwira wenda umuntu ukurikirana filime n'uyirimo iyo byageze mu bintu byo muri action action nicyo kintu kivuna muri filime kuko ariko biba byiza ko bari adukorana turi abantu tumaze kumenyerana cyane nubwo yanankoza nta kibazo ngiye mbona uburyo nk'actinga kuko tumenyeranye ariko action turavunika turavunika ntabwo tuvunika ngo amagufwa avunika iki ariko biba byatuvunika. Iye kumva bita karaza ruwanje cyangwa black uko hari imigeri kive hejuru kibakubita guys nanjye bwanjye nareba nkabona ko byanze bikunze ashobora kuba harimo imvune ikomeye cyane. Imvune nizabura ariko ntago ari imvune ziba zikaganye ariko byose na acting urabizi byose na acting. So byibuze se n'iki wabwira abantu bakurikiranye n'iki wabwira abantu byibuze bamwe bashaka kwinjira umwuga wawe bamwe bashaka gukora nk'ibyo ukora n'iki byibuze washishikariza kabone nkawe warungurutse uzi byinshi birenze mu byo bazi? Icyambere ni discipline. Nagira discipline mu bintu byose uri gukora uvuge bikeya
and then ukore cyane. Ikindi ni ukugira kwiga acting mu bijyanye n'amareaction, kuko ushobora hari n'abantu benshi baturusha gutera imigeri myiza, ariko iga acting reaction ubihuze n'ibyo bintu ushoboye, ubundi reality na reaction bihure, ubundi twike usaza Afrika mwana w'umunyarwanda. Ndetse ndabeshya umusa ewana wumve ngo ariko burya ndahamya nashidikanya ko wenda sinzi wenda ngiye kuko mumamya amax yose nabonye mu filime menshi atandukanye nagiye mbakurikirana guys, ndahamya neza ko kabisa mu Rwanda nimwe abantu muyoboye kwigisha aba director. Wenda ari aba director babasha kumva abakinnyi. Iyo umu director yumvisha umukinnyi kandi akanamuha n'umwanya kuri idea y'ikintu agiye gukora, kuko n'umukinnyi ugiye kugikora si director, mani muratwika nyine, muratwika kabisa. Kandi iyo watekereje ureba icyo ushoboye, ugatekereza kuba ukeneye gukoresha, and then mugategura, ubundi mugasaza Afrika mani. Subizi ko ariyo ntero abanyarwanda bafite muri sinema. Ese bigutwara igihe kingana iki kugira ngo utangire gukina byibuze kuri level nk'iriya, kugira ngo byibuze utangire kuba wajya kuri tele bashooting ikintu niba bajya kucyeditinga basange byibuze kiri perfect? Cyambere ni umwitozo, ubu umenyereye ibintu urimo, ubimazemo byibuze igihe, some experience, urumva ubu umaze kugira mu kintu. Nakubiye ko bimazemo imyaka 8, ndetse n'abo tukorana hari n'abandi dusangamo bana dutanze, ariko cyambere no gufokasinga kuri cya kintu uri gukora, ukavuga ati singomba gucika intege, sibyo? Kandi ukirinda nyine gushora amagambo. Urabizi ko amagambo adafite ibikorwa mani nko kwiruka wikoreye tu yabigoye. Reka nongere nkwite igisambo, kuko uyu kintu ni igisambo muri Maître Nzovu. Ese byibuze ku bantu bakuzi kuri rya zina nta kintu wababwira, so kugira ngo wenda bashishikare izina ryawe bajya bamenya ngo byibuze uriya ni wa mujama apana kukwita mu buzima busanzwe nta muntu murahura byibuze abwe ngo igisambo. Numva ryo zina riri gutrendinga cyane, kuko ahantu hose nyuze nicyo kintu bambwira. Nsigaye ngira n'ubwoba ko hahise hazamo n'irindi jambo umugambanyi. Mani bafite ubwoba ko hari n'ahantu naca bakankubita, ko ari abantu benshi babaza kuba nagambaniye inzu. Ariko umuvandimwe Kimomo niwe sinzi umuntu ahubwiye izina ryanjye, ariko biri kose ntiyariyoberwa. Numva avuza Ashire mu mazina yanjye yanyane Ashire Bugingo. Ari kwirangamuntu kuri Instagram niyo nkoresha, kuri Facebook nkoresha Ashire Berkob. Uvuga ngo rero nani ibintu byose iyo wateguye umuntu akabona icyo ushoboye, niho hagenda havukira n'andi mazina menshi. Ahubwo ndashishikariza abanyarwanda kumflowinga kuri IG man, mu flowing ifite abaflow bakeya batarenze tuki. Ndahamya neza ngo byibuze ntampamya nashidikanya, sibyo? Ese nirihe banga mwakoresha muri Maître Nzovu kugira ngo ikundwe kari akageni, kugira ngo ikurikirane kari akageni, kugira ngo byibuze ibashe kuba byibuze rimwe muri filime mu Rwanda ihagaze neza cyane? Nirihe banga mwakoresheje ryarushira ni mu filime? Ibanga rya mbere ni ugutekereza. Twawe n'umudirector dutekereza, yaratekereje aratuzi. Hari filime nyinshi yagiye atubonamo, araduhamagara, aduha n'umwanya, tumuha n'ibitekerezo ku kintu yagiye gukora, ariko yabaga yabanje kutwereka filime, kutubwira filime uko ashaka kutuyikora. Natwe twamubwira ati hano tubigenje gutya bya fresh. Nyine ikintu cya mbere ibanga nyamukuru rihari ni ugutekereza, tugategura, tukumvikana, maze ibikorwa dukoze bikigaragaza. So akandi kabazo k'amatsiko mane ngira ngo nkwibarize byimbitse, kucyari mwe abantu mwahisemo gufata filime mukayisobanuza. Ese byibuze filime iri mu Kinyarwanda irasobanuzwa cyangwa ni ikihe gitekerezo mwagize cyo kumva ko mugomba gusobanurira filime ya Maître Nzovu kugira ngo byibuze igisohoka isobanura? Ikintu nakigusubizaho neza, ikintu tumaze kubona nuko abanyarwanda bari bamaze kurambirwa filime ntavuze. Niyo wibona bari bamaze kurambirwa filime. Abantu benshi mu Rwanda bari bamaze kwita ko ngo dukina theatre, ariko turavuga ati nimba dusoje ikintu kandi abantu benshi bakurikirana filime zisobanuye, kandi iki kintu kikaba gifite ireme, why not tutagiha umuntu noneho nawe agisobanura ibone. So igitekerezo sinayenze n'ahantu cyavuye, gusa nyine niko nge mbibona, ni nako mbyumva, ariko ni fresh. Ngira ngo mwabonye ibintu byahise bihinduka. Urabona ko byibura n'abanyarwanda bari basinziriye mu bintu byacu muri filime batangiye gukanga. Bivuze ko filime mwatijwe imbaraga n'uramujama bita Rocky Kimomo. Ngira ngo bivuze ngo filime Rocky Kimomo no yisobanuye kugira ngo igikohe cyangwa kugira ngo ibe umwimerere. Ese byibuze niko bimeze cyangwa sawa? Kuvuga ngo
ntabwo Kimomo twavuga ko ari we watije imbaraga Maître Nzovu. Ntabwo yari gutiza imbaraga ikintu n'ubundi nabwo ubwacyo kidafite imbaraga. Sibyo, nta nubwo yari guha imbaraga ikintu kidafite imbaraga. Ngo ikintu gifite ireme ubwacyo kiba kifitiye imbaraga. Noneho nawe turamushimira cyane kubera ikintu yakoze nacyo cyahise cyongera ubushobozi cyerekana na za mbaraga abantu batari bari kubasha kubona muri ya filime. Turamushimira cyane Rocky, sawa. Ariko ikintu mu Rwanda tutari twamenya ni ikintu cyo kwiharira. Twahuje imbaraga buri kimwe umuntu ikintu abashije gukora turagikora, niyo mpamvu ubona ibi bintu. Rero mu Rwanda usanga hari umuntu ushobora kuba cameraman, director, editor, ugasanga ashaka kubikora. Icyo gihe ntabwo uri kubaka sinema nyarwanda, urimo urayisenya kuko ibyo ntabyo ushoboye. Kusanya imbaraga za buri muntu icyo ashoboye, muhuze mutwike man. Bivuze ngo kuba byibuze mwarahamagaye Rocky nuko mwashaka konga imbaraga kurenza uko umuntu yagomba gukora Roma cyane. Ndahamya nashidikanye icyo ni kimwe mu gitekerezo kizima, kuko kuri iki gihe iyo ukoze ikintu uri umwe ntabwo kiba kimeze nka cya kintu cy'imbaraga zirenze 5 zateranyije hamwe, kiba kiri karite kurenza icy'umuntu. Urakoze cyane. Ubwo rero byibuze n'iki wasoza ubwira abantu bakurikiranye, iki wasoza ubwira abantu byibuze bakurikiranye umuntu bita Astro Boy, umukinnyi w'amafilime mu Rwanda, ngira ngo muramuzi cyane. Reka agira icyo babwira n'icyo basorezaho. Ikintu nababwira ni ukugumya kudushyigikira kuko abanyarwanda byibuze bari kubona challenge muri sinema, kandi urimo muranatugiza imbaraga cyane ku buryo biri kudushimisha kuko reaction muri kutwereka ni fresh na nizo motivation. Ikindi mudufollowing kuri Instagram nitwa Ashire Bugingo, Ashire akanyerezo Bugingo. Kuri Facebook nitwa Ashire Berkoff. Ariko ayo yose aho wayandika hose urambona, ubwo wambaza Google urambona. Murakoze cyane. Murakoze cyane mpa.